Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapete, Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba, noneho by'umwihariko wowe wahisemo gusenga aya masengesho yo kwihumanura, kwiyeza no kwitunganya. Aya masengesho tuzajya dukora buri kwezi kugira ngo duhorane ubuzima bwacu bwa originale, duhorane imbaraga y'Imana muri twe, duhore dutsinda, duhore tunesha, duhore twishimye, duhore dusa neza. Ubu buzima ntabwo tuzabureka. Rero Imana uyu munsi wa none iguhumanure. Tugiye kwihumanura ku mwuka w'igisuzuguriro. Uyu ni umunsi wacu wa kabiri. Tugiye kwikuraho igisuzuguriro, nimugoroba turikuraho uburetwa. Mu izina rya Yesu reka mbyatuza akanwa kanjye ngo igisuzuguriro wari uhetse, wari wikoreye, uyu munsi wa none kirarangirira mu maraso ya Kristo, kirakuvaho burundu. Turi gukoresha amazi yo muri dushe twasengeye, niko umwuka yatuyoboye. Inspiration yacu irava kuri ririya jambo Elisa yategetse Namani gukoresha amazi yo muri Yorodani inshuro 7. Umwuka rero twebwe yadutegetse gukoresha amazi yo muri dushe iminsi 7. Ayo mazi twamaze kuyasengera. Rero ni imbaraga ikomeye. Ndakwinginze, niba ari nabwo bwa mbere ufunguye ino video utarasenze umunsi wabanje, usubire inyuma ubanze utangire uzasenge iminsi 7, uziyuhagire iminsi 7. Urareba video ibanza utangire uba ari umunsi wawe wa mbere kugeza igihe uzasengera iminsi 7 yose. Ubyuka mu gitondo ukwihumanura, ukikuraho iyi mivumo yose turi kugenda twikuraho. Umuntu wacu w'imbere baramwanduza, bene data waruzi baramwanduza, ibyaha biramwanduza, karine ziramwanduza, ibitekerezo bibi, abantu babi badutongeraho, batugirira ishyari, abatuvuma, abatubeshyera ibintu, batwita amazina mabi, batwikoreza ibibazo, baratwanduza pe, kandi natwe ubwacu tukiyanduza. Ni nayo mpamvu guhorana ubuzima bwo kwihumanura ni ibanga rikomeye ry'ubutsinzi ubuzima bwawe. Rero niyo wihumanura witandukanya n'umuntu waguteje icyo kintu kiri kuguhumanya mu izina rya Yesu. Tugiye rero kwikuraho umwambaro w'igisuzuguriro. Hano muri Yesu wa 5:9 haranditse ngo Uwiteka abwira Yesu ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Reka nkubwire, uyu munsi wa none aho hantu utuye, iyo nzu urimo igiye kwitwa Gilugali. Aho hantu utuye Imana ihakwitiye izina, ihaguhereye izina kuko igukuyeho igisuzuguriro. Igisuzuguriro bagusuzuguraga, igisuzuguriro abanzi bagusuzuguraga, Imana ikigukuyeho mu izina rya Yesu. Dore rero ikintu kikwereka ko ufite igisuzuguriro. Iyo ufite igisuzuguriro ugira ipfunwe, wumva ufite ipfunwe mu buzima bwawe, wumva usa nk'uwasigajwe inyuma, wumva umeze nk'umuntu uri inyuma y'abandi igihe cyose. Ikizakubwira umuntu ufite igisuzuguriro muri we atanabizi, nubwo yaba ari umuntu ufite amafaranga, nubwo yaba ari umuntu wize amashuri, iyo abarozi bakuroza igisuzuguriro, niyo ugiye gusaba serivisi ahantu, ugenda wikandagira wumva utari buyihabwe, n'akantu gatoya wumva utakemerewe. Ujya mu bukwe ukumva uri inyuma y'abandi, ikintu iyo kije wumva wowe kiri bukugereho nyuma y'abandi, wumva hari ikintu kikuriho gituma abantu bakumenya ko uri inyuma yabo. Uhora n'ipfunwe ry'uko waba uri inyuma yabo. Nubwo wambaye neza ariko uba wumva hari ukurusha kwambara neza. Nubwo wimakiye usa neza, ahubwo uhora ureba uvuga ngo runaka amenya ndusha, runaka amenya asa neza kundusha, bari kureba runaka njye ntibari kundeba. Uvuga ijambo, uri umugabo bagwaye kuvuga ijambo, ariko ukumva barivuze nabi, abandi nibo barivuze neza. Uwo ni umwuka w'igisuzuguriro. Umwuka w'igisuzuguriro uzawimenyaho kurusha uko abandi bazanawukumenyaho.
kubera ko igihe cyose uzaba ufite feeling z'uko hari abantu bari imbere kukurusha, uzaba ufite uwo mwuka. Imana yaravuze ngo turi imitwe ntago turi imirizo. Imana yakugize uwa mbere ntago uri uwa nyuma. Igihe cyose wishyira ku mwanya w'inyuma, igihe cyose hari abantu ushyira imbere kukurusha, umenye ko uwo mwuka w'igisuzuguro ubifite. Nta muntu uzi gukora neza kukurusha, nta muntu wambara neza kukurusha, nta muntu utunze byinshi kukurusha. Umeze nk'uko Imana yabigenye. Mu buzima Imana yaguhaye uri uwa mbere, uri uwo nguwo, urihagije, urakwiriye aho uri naho ngaho. Igihe utabyumva gutyo, umenye ko wambaye igisuzuguriro. Igihe utabyumva gutyo, umenye ko wambaye igisuzuguro. Imana yakuremye uri complete, Imana yakuremye wuzuye rwose, yakuremye uri umutwe ofete. Igihe rero ushatse kubona ko hari ibintu bituma abantu bakujugunya, abantu batakumva, abantu bagusuzugura, abantu bataguhitamo, umenye ko ufite igisuzuguriro. Uri umukobwa ukundana n'umusore, utangiye kujya ureba muri telefone, ubonye yandikiye abandi bakobwa, ubonye yabahamagaye, ubonye hari n'uwo yise sheri, birakuriye, urababaye, agahinda karakwishe, ugize ifuhe, ufite igisuzuguriro. Umukobwa udafite igisuzuguriro igihe cyose yigirira icyizere, aravuga ngo nubwo wamwise sheri ni njye ukunda, mu mutima we niko avuga, mu bitekerezo bye niko avuga, akanwa kakadatura, ni njye ukunda, ni njye mwiza, ni njye umuruta, ni njye wa mbere. Uwo ubwo nibwo butsinzi bw'umuntu udafite igisuzuguriro. Niba uri umugore witangira gufureka ngo bari kuguca inyuma, koko niba uri gufureka, niba uri kurira, urarurira, ufite umwuka w'igisuzuguriro, ambara imbaraga zo kuba umutwe, ambara umwambaro wa rene bakwini, vuga ngo njyewe nta mugore unduta ku isi, nta mugore mwiza kunduta, mugabo nta muntu yandutisha, uyu muntu nta wundi mwiza abona. Tangira wigirira icyizere. Uwo ni umwambaro ukwiye kwambara uyu munsi, igisuzuguriro kikakuvaho. Abantu bazi ko gusuzugurwa ari ukubura amafaranga, ari ugukena, ariko reka nkubwire, uwakwereka umukene ufite Kristo kuntu nta wamuvogera. Uwakwereka umukene ufite Kristo, uwakwereka umukene utambaye uriya mwambaro w'igisuzuguriro, wakubwira ijambo avuga, wakubwira aho yinjira utakwinjira. Reka nkubwire, ikureho uwo mwambaro w'igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Wiyambura icyo cyuka cy'igisuzuguriro, cyikureho, kijugunye, amaraso ya Kristo akigukureho. Usenge iri sengesho ryo muri Zaburi y'123. Haranditse ngo Uwiteka utubabarire, utubabarire. Inshuro ya kabiri byanditse inshuro ebyiri ngo Uwiteka utubabarire, utubabarire, kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Fatanya nanjye gusengera isengesho mbere yuko twinjira muri dushe. Bwira Uwiteka Imana Nyiringabo ngo Uwiteka umbabarire, umbabarire, kuko maze igisuzuguriro ukinkize, mpaze guhorana ubuzima bwo gusubizwa inyuma, ubunkize, mpaze guhorana ubuzima bwo kutaba umuntu w'ingenzi. Ibwo buzima ndabwanze, umbabarire. Ngira umuntu w'ingenzi, ngira umuntu wiyubashye, ngira umuntu wubashywe, nkuraho igisuzuguriro. Umwuka w'igisuzuguriro Uwiteka uwunkuremo. Ngaho injira muri dushe, injira muri dushe, twagiye. Fata kuri ayo mazi, yafateho mu izina rya Yesu. Tangira watuza akanwa kawe mu izina rya Kristo Yesu. Mpagaze mu mbaraga Kristo yakoresheje ahindura amazi kuba divayi mu bukwe bw'Ikana. Abantu bari bafite amazi bagasanga ni divayi. Uyu munsi wa none, iyi saha, iyi segonda, aya mazi nanjye ahindutse amaraso ya Kristo. Imbaraga yahinduye y'amazi yinjiye muri aya ngaya, iyahinduye kuba amaraso ya Kristo. Wa mazi we uri amaraso ya Kristo.
byatura inshuro 7. Wamazi we uri amaraso ya Kristo inshuro ya 2. Wamazi we uri amaraso ya Kristo inshuro ya 3. Wamazi we uri amaraso ya Kristo inshuro ya 4. Wamazi we uri amaraso ya Kristo inshuro ya 5. Wamazi we uri amaraso ya Kristo inshuro ya 6. Wamazi we uri amaraso ya Kristo Yesu inshuro ya 7. Mu izina rya Kristo niko bimeze. W'amaraso ya Kristo Yesu ninkwishyiraho urankuraho igisuzuguriro, icyo natewe n'akarande kimveho, icyo natewe n'abarozi kimveho, icyo natewe n'abapfumu kimveho, icyo natewe n'ibyaha kimveho, icyo natewe n'amateka kimveho, icyo natewe n'ubuzima kimveho, mu izina rya Yesu. Umwambaro w'igisuzuguriro ndawiyambuye, umwuka w'igisuzuguriro mwikuyeho, nisutseho amaraso ya Kristo. Uko ndi kwisukaho amaraso ya Kristo atembana igisuzuguriro, atembana imbaraga z'igisuzuguriro, atembana umuvumo w'igisuzuguriro, atembana igihumanya cyose cyanteje igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Niba icyo gisuzuguriro naragikuye mu bukene, amaraso ya Kristo atembana ubwo bukene. Niba icyo gisuzuguriro naragikuye mu rushako rubi, mu izina rya Yesu, imbaraga ziteza urushako rubi zimveho mu izina rya Yesu. Niba icyo gisuzuguriro naragikuye mu kugumirwa, mu izina rya Yesu, amaraso ya Kristo akura umwuka wo kugumirwa ku buzima bwanjye. Niba icyo gisuzuguriro naragikuye mu bushomeri, amaraso ya Kristo ankura umwuka w'ubushomeri mu izina rya Yesu. Igisuzuguriro aho cyaturutse hose kimveho none aha ngaha. Niba icyo gisuzuguriro cyaraturutse ku byaha nakoze, akora ibyaha byinshi, nkabikora mbizi cyangwa ntabizi, mbishaka cyangwa ntabishaka, mu izina rya Kristo bishire. Ndiyuhagije amaraso ya Kristo, ndikesheje amaraso ya Kristo, nimenyeho amaraso ya Kristo. Amaraso ya Kristo anyuhagire, ankureho umwuka wa kera w'igisuzuguro ndetse n'umwuka wa vuba, umwuka w'abarozi, umwuka wa karande, ushwanyagurikira amaraso ya Kristo. Ndawumanuye rwose, mushubije kwa Satani, ndawikuyeho, ndawujugunye. Isura isuzugurwa imveho none aha ngaha, imvugo isuzugurwa irangire none aha ngaha, amateka asuzugurwa arangire none aha ngaha. Amaraso ya Kristo ndakwizeye, uranyuhagiye, uransigira icyubahiro, uransigira igikundiro, uransigira bwiza mu izina rya Yesu. Amaraso ya Kristo Yesu ndakwizeye, urakoze ko kunyuhagiye, urakoze ko kunyejeje. Wagisuzuguriwe mwitandukanyijeho kuva none kugeza iteka ryose, ntuzongere kundokariza, ntuzongere kumbona. Mu izina rya Kristo subira aho waturutse, subira ku waguteje, subira kuri bene wanyu Satani. Ndagushubije aho waturutse mu izina rya Yesu. None aha ngaha ndakeye kandi nduyubashye, igisuzuguro kirarangiye mu izina ryiza ry'umukunzi wanjye Kristo Yesu. Amen, amen, amen.